Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye One Radio, ni radio ya diaspora y'u Rwanda. Mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi, birashoboka ko aho uri ubu turi kuvugana aka kanya ari saa 9 za kumanywa, ahandi bikaba ari saa 9 z'ijoro, ahandi ari saa 5 nk'ubu i Kigali niko bihagaze. Ni byinshi, ni radio ya diaspora, tugera hirya no hino muri diaspora tukabasha kuganira, tukamenya amakuru y'abantu bari muri diaspora uko bahagaze. Uyu munsi rero aho twerekeje nk'uko bibona kuri screens zanyu, twerekeje muri Canada. Turi kumwe, twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'abahanzi batandukanye benshi muzi hano mu Rwanda, bafite amateka umuntu yavuga ko ari maremare kandi meza muri muzika nyarwanda. Si muzika nyarwanda kuko harimo n'ababaye abamodo, harimo abakinnye amafilm, ariko uyu munsi muri Canada twagize amahirwe yo kubona bitanatworoheye kubera ko ubu turi kuvugana ni saa 9 hafi n'igice z'ijoro. Nkuko mubibona ndi kumwe na Safi Madiba. Safi, niba unyumva neza tuguhaye ikaze kuri One Nation. Murakoze cyane. Ndi kumwe kandi na Frank Joe mukangure nonaha. Frank Joe, uratubabarira ariko niko bimeze, twebwe i Kigali ikaze nawe kuri niko kazi twihaye, so nukubyemera tu. Ya, ngo ntago mwebwe mujya muryama, abahanzi ntibaryama. Ubu ngubu dusinzira saa 9 kandi ngo turi gukora saa 2. Umutwe uri kwikaraga. Ya, hanyuma ngira ngo ubwo reka mpite mpera kuri Safi. Safi, ngira ngo amezi agiye kuba ngahe buri uri muri Canada, cyangwa umwaka waruzuye deja? Ndumva ari ko ni nk'amezi 8 cyangwa 9. Yego. Yeah. Reka mpite mpera ku kibazo cya mbere. Urahageze Frank Joe, nakunze gukurikira nkunda gukurikira social media zanyu, yaba ya Frank Joe yaba yawe. Frank Joe, mwabonanye ryari? Mu kwezi kwa mbere mwahise muhura? Yeah. Musanga yowe. Naje arimo corona, nta muntu wasohokaga, so urumva twarindire ko abantu nyine bafungura imiryango tugasohoka. Twabanye mu kwa 7 gutyo, mu kwa 7 gutyo, mu kwa 8 ntabwo naga. Ariko arahari. Ni mu kwa 7 mu kwa 8. Yego. Mwari musanzwe muri inshuti, ariko ugezeyo ndashaka ubanze umbwira ikintu cyagutunguye ugeze kwa Frank Joe, wenda yakwakiriye bwa mbere. Namaye umuceri niko kunyishe. Icyo kintu avuze agiye kwa Frank cyakoza yahamaye inkoko iryoshye pe. Inkoko iryoshye na capati yavuye Edmonton, urumva? Capati yayitegeye niba ari indege niba ari imodoka. Capati iryoshye cyane. Yego. Inkoko ari iryoshye, ahita angisha ukuntu bayiteka iryoshye pe. Yego. Icyo kintu nicyo numva ni kwibuka cyane cy'inkoko na capati. Ngo haraciye imyaka ingahe mutabonana na Frank? Frank yanshitse mu Rwanda ngiye tutarahura cyane. Yego. Twarahuraga tuziranye bakuru nyirabanze baba baziranye. Ako ntitwahuye cyane kuko ngewe ntangira umuziki butari namubona kuri stage nicaye ndi hano mu bakonari hejuru, ibyo ni kuvuga arabyumva. Hari ahantu gutya Frank ashaka atabyibuka. Kuri ahantu muri vacances turahura turagana, ariko ntabwo ko duhura cyane muri studio. Ubu ngiye mvuze guhura n'umwe muri studio. Wongeye guhura rero neza hano ngize hano muri Canada, akajya turahura turaturanye n'umuvandimwe n'umuturanyi wanjye, tumera bigenda neza, amaga koko karyoshye nuko. Usanze zimeze nk'izi Kigali se? Yo yari vuye Edmonton. Inkoko yose ahantu isanze ibiryoshye. Kiba ku mitekere. Ikintu bitanga ibirungo, ikintu bitango uburyo yayikase ko yambwiye ati ibirungo bishyiramo ukabishyira muri firigo ukabirasa kinjira mu nkoko.
ariko mfite amatsiko njya nkunda kubona amavideo atandukanye ya Frank Joe arimo arabyina anatetse ari mu gikoni aragiye mvuga nti buriya ntago ari bushiririze tubwire wewe wabashije guhura nawe arabiteka neza ntabishiririze njye nari wenda abishiriza tudahari kongeye iyo ntiyarishiririye ntabwo yarishiririye byiza cyane Frank Joe wowe uramubonye urumva ko mutari mumenyeranye cyane i Kigali ariko araje muri Canada abanyarwanda bari muri diaspora nyarwanda akenshi yo barishimiye babonye indi munyarwanda mugenzi wabo cyane cyane noneho ari umuziki wowe urumva icyo gihe yakubonaga ukiri i Kigali akubona uri mukuru uri kuri stage bari kukurebera inyuma uramubonye wasanze ameze ati Safi mutubwire Safi uje muri Canada wamubonye ute njyewe ubwa mbere duhura na Safi maso ku maso harimo indirimbo bakoze akiri muri ya groupe yabo ya indi ya kera Urban Boys so bigeze gukoresha imoka yanjye ya Lincoln nari mfite indirimbo ngo ndaramye ko ngukunda ni utemera ya modoka yari irimo yawe ya Lincoln y'umweru gutya so baraje bari kumwe na manager wabo muyoboke twariganye Butare baraza kabisa nagiye mushyiremo chance ubundi mujyane ariko ari ukuntu bayikataga nk'ugiye kuvunika mwana imodoka z'abanyamerika rero icyuma kiba gihenze nkabona bayikata ukuntu nkavuga ya noneho ipine irasigara aho ngaho so nibwo bwa mbere twabonanye ariko ntabwo twaganiriye cyane kuko nari mfite famiye n'ibiki byose twongeye guhura twahuriye mu Rwanda ariko ntabwo twaganiriye cyane ufite twahuye rimwe gutya briefly bam that's it hanyuma twaje guhura inaha ejo bundi mu kwa karindwi ariko najyaga numva ko abinaha ariko simenye ahari cyangwa se ni nyine kwa kundi abantu baba bari busy mwari mu bindi abandi corona yari yaranaje twese turi mu nzu nakoraga mu nzu ngira ngo tugasanga nyine ariko twaje guhura abantu dusanga ari ibya bindi aho abavandimwe bahuriye bose bafite intego imwe barahuka kandi ibintu bikaba byiza so he's a nice guy very talented kandi super proud of the fact that ni umuntu wakoze video akigera inangiye maze imyaka 11 aranayikora yo kumenya abanyamuziki nzi ko kenshi bahuye bumva yaragusuye baranatarama na Safi hariyo nabonye hirya mu kanya ahubwo ari buze no kudukoreramo ariko iriya piano ntabwo yari ihari reka da icyo gihe nta yari ihari ayikoze nk'ibintu by'umwaka bitatu kuko ariko iyo piano bayikoze ryari sha nayiguriye umwana wanje ariko ndashaka gushakisha nimba imodoka nini kuzayimujyanira akajya ayicuranga nubwo ariko nanjye ncishaho nkakubitamo gakeya wajya ugakirika abantu none se bari kwibaza icyo gihe kuri uwo mugoroba nk'indirimbo mwataramye izawe gusa wenda nize mwagiye wenda no mu zindi nyarwanda za kera byanga bikunze mwaratarama ngewe nari ndimo gusohora indirimbo ari n'ingi sound nshyashya nikwiye mwumvisha mu bitekerezo kuko ngewe iyo nshaka gusohora indirimbo abahanzi nyine ngewe ababonize abo turi kumwe ndayibumvisha nshaka kumvisha beat nshaka kumvisha sample nshaka kumvisha niko bantu dukora nyine kuko urumva buryo umuhanzi abahanzi tumeze nk'abantu tumeze nk'iki sinzi ko nabikubwira nyine ntaga buri kintu akubwira kumva icyo kintu adaka iryo jambo wavuze rikuremo twahuye ndi kumwumvisha sound cyane bwa bwa kabiri bwa mbere duhura nyine twari turimo kuganira nyine uburyo hano hameze gute Karigari hameze gute bwa kabiri nibwo nyine twahuye ndi gusohora indirimbo ndi kumwumvisha nawe ari kumbwira ati nshaka ko ndimo na made beat ntabwo ni uri kwikora ni element gutyo turimo guhana ibitekerezo gutyo Frank Joe indirimbo isohoka ya sound ubwo
n'abadukurikiye mu byumve, by the way nabonye iri hafi kugeza mu 500, ni muri 440 ingahe gutyo. Abantu ntabwo bayivuzeho rumwe, bavuze batari ko kari akajwi kari agasound Safi yaririmbye. Ndashaka kumbwira Frank Joe, wowe kiyumva iriya sound wayumvisha uti? Iriya sound yaririmbagamo cyangwa se commentaire zawe zabaye izihe? Njyewe numva indirimbo first of all numva production. Frank wumva iki? Yumva indirimbo wumva iki? Njyewe numva production, numva imiririmbire, numva mixing, hanyuma amagambo n'interuro zose nkaza kubyumva nyuma. So iriya ni indirimbo biri, iri nabyiza gutse, ni indirimbo ziri kuri top muri iki gihe, kandi zirimo amagambo meza ashobora abenshi nuko bayinterpretinga nabi, ariko uretse ko twumva za zindi za Snoop Dogg cyangwa se drop it like it's hot cyangwa se za it's ni system, ni style ya music iriho muri iki gihe, kandi biza ko Safi yabyifashemo neza. Safi, ari amagambo barabibonye nawe muri commentaire zitandukanye, hari abavuze ko ashobora kuba hari ibindi waririmbaga. Mu Rwanda muri iyi minsi hari ibintu namwe murabibona, muba murinda bizi ko umuziki muwukurikira, abantu bakavuga ngo hari ibishegu biri mu ndirimbo, ariko nyamara wayitega hari ikintu umuntu yaririmbye, kuko indirimbo yitwa Sound. Tangira uvuga nkunda iyo urabona naguciye mu ijambo kucyumva, ntabwo nkunda gukora comment cyane, ariko comment wazireba zikugeraho. Yego. Ikintu cy'ubuhanzi yenda Frank waracyumva cyangwa nawe mwese aba ari umuhanzi kwitike. Iyo background yawe ni art, bu n'ubuhanzi. Ubajije artist nyine ukuntu umuntu yasekaga iki, kuki yashyize amabara y'ubururu ya blue cyangwa y'umukara, nta muntu w'ubururu ubaho, nta muntu umeze gutyo ubaho. Artist ni wabivuga akavuga ati navugaga ibi ngibi. Umunyarwanda swate harimo umuhondo, urabona ubu ndi kuvuga ndi kwinterpreta art itari yanjye, ariko umubajije yabikubwira, ndavuga background yawe. Muri yuko abantu bakritika nyine bakavuga nyine uburyo indirimbo ifo ko nyine yivugira. Yego. Useko ntabwo ari kuko ntabwo ari nangombwa ko umuhanzi yasohoye indirimbo akajya gusobanura ibyo yavuze. Ntabwo ari nangombwa. Hagaro urukiko. Nta rukiko ruhari. Ikintu gihari nuko indirimbo umuhanzi ni indorerwamo ya rubanda. Nukurima kugira ngo hari igihe uririmba ikintu kiri ku wundi muntu akakiyumvamo. Yego. Ikindi ari gukora ikintu, uririmba ikintu akaba ari umuntu harana akunda umuziki kubyina, agakunda beat, ubwo ngo bamuhaye ibyishimo. Hari umuntu ukunda amagambo, akanakuramo ibintu byose akajya yumvira amagambo gusa. Ubu nuko yenda birimo kungaye kubona ngiye nkoze indirimbo nkorana na piano version yayo, kugira ngo umuntu yobashe kumva, kuko burya beat irimo umuntu akunda kurikirana beat yako ntiyumve amagambo, ariko buryo ukoze acoustic ari ukuntu umuntu yumva amagambo neza. Kuko abantu bakunda amagambo, abantu bakunda beat, hari indirimbo nyinshi zaga zihitinga, Frank abizi, ari beat gusa. Abanyarwanda bazibyina, abagande, abanyamerika, umujamarika bose bakazibyina utitaye ku byo bavuga. Ubuhanzi rero ntabwo bugira bugarukira, nta limite bugira. Ikindi nta n'ikiri umuntu aba ari kuririmba gishyashya. Ni ibintu byago binashaje, ahubwo wenda bitewe nuko uko iterambere rigenda riza, slang zirahinduka, umutwe bakawita icwanga, ni igiswahili cyo bakavuga ngo ibintu birahinduka. Ngiye sound y'indirimbo sound nabishyize muri context kuvuga ngo iyo ukunda umuntu ukunda ibintu bye byose. Sound ubundi ni sound uvuze ngo hari ukuntu uvugisha umukunzi ngo hey babe, yavuze oh baby, iyo ni sound abatanze, naga sound abatanze. Urabona sound nabishyize muri context yo kuvuga ngo umukunzi wese nyine ikintu cyose ijambo akubwiye ryose wumva ko ari sound bikunyura mu matwi ukumva ni byiza. Ya sound waba umbwira ko nkunda, waba umbwira yuko tuzabana, waba umbwira ibyo tuzakora, iyo ni sound. Ntabwo nshaka kuvuga, kuko urumva ushaka gukora indirimbo
ukora indirimbo kugira ngo itandukanye n'izo wakoze. Twakoze indirimbo ngiye maze kurikodinga indirimbo zigera muri 200. Ugiye muri studio hari buri kintu uririmba ubushaka ikintu gishyashya kuko ntago wahora uririmba mu ndirimbo waririmbye mu 2010. Ngiye mu 2009 ndi muri studio ndi kurikodinga icyicaro mu 2010 gatana ndi kurikodinga. Ntago wajya uririmba indirimbo rero waririmbye mu myaka ishize, ushaka indirimbo wumva ko n'amagambo ari mashyashya. Nibyo bita ubuhanzi kameme. Ubanze rero uravuna, abantu bajya banabyumva burya kwicaro kwandika indirimbo biravuna, ushaka melody yayo biravuna. Ntago ari ibintu, ntago mujya muri studio kugira ngo aririmbe gutya, biravuna. Yego. So icyo umuntu cyose yaba yaririmbye apfa kuba atabangamiye societe, atabangamiye abantu, numva ko nta kibazo ngiye. Aguse ntagucera umwijambo nongeye kukivuze Safi. Tuvuge yaba ari na sound yayo indi bavuga y'ibishego. None se hari ikibazo biteye. Ntabwo yenda hari abantu bava ku muco nyine waba wisha, ariko ngewe nta ngaruka mbiteye kuko nta muco nishi, kuko icyo wavuze sound nkunda kuvuga, nkunda kwiteye, ibyo nta muco umuntu aba yishe. Nta muco umuntu aba yishe. Yego, hari abavuga ngo wenda abakuze bashobora kubyumva, ariko se kumva umwana ari kuririmba icya gishegu, umwana bagomba kumva abakuze. Umwana bagomba kumva abakuze. Ni comments kumvise abakuze ni ikibazo. Ubona reka nkubaze wa munyamakuru. Let me ask you something. Yitwa Stizo. Muri za 40 za 30 za 40 abakobwa babande bakubwa b'abanyarwanda beza nta nakantu bashaga ku mabere. Yego. Abyumva bagendaga bambaga twa tuntu bashyiraga hasi hejuru ntibashyira habe nambuga sanga ibere rimeze nk'ipapayi man. Urumva none se tuvuge ko bo barabaswa cyane cyangwa barabanyabwenge cyane cyangwa barabaswa ku buryo batari bazi kwambara. No, so umuco aho uvukajya, umuco urakura, umuco ukivolwa. So ibingibi rero turimo abana baririmba cyangwa Safi baririmba indirimbo nka ziriya ziza ukumvira kubitse mu minsi mike ikafite miliyoni views nuko abantu babaye kunze. Abyumva. So ibyo kuvuga ngo ni ibishegu ngo abana ngo biki nta mbona Safi nta munyishe. Safi nta munyibye nta n'ibishego naririmbye mu. Urumva se ibyo bintu bajye bicara ko ari no President America ko yicara akavuga ngo fuck you, shut the fuck up, abwira President Genzi. Nibyo umuco wacu no Amerika, ariko ntabwo ubishyize mu ikindi kibazo, ariko nta jambo umuntu aba yavuze wavuga ngo ni igitutsi cyangwa niba ari igishegu. Umuntu aba yaririmbye uko abyumva, ariko abantu bagomba kumenya ko ntabwo umuntu aririmba indirimbo ngo ndagukunda ndagushaka, kuko ujye kuririmba indirimbo yo kuneba ndagukunda ndagushaka, ntabwo umuntu azahora aririmba izo ndirimbo gusa. No, kuririmba izindi ndirimbo kandi abantu bakazikunda. Yego. Hanyuma reka naho ngaho amasaha ari gukura kandi mu kanya ngomba kubarekura wenda mukaruhuka n'ejo mufite n'akazi, ariko reka mu gihe tugifite Frank Joe tujye kuri diaspora aho ngaho muri Canada. Ejo bundi hari abo twaganiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bambwira uko umuziki waho umeze, abanyarwanda baho uko bawukora. Hariyo Meddy The Ben we muri iyi minsi ari mu Rwanda, hariyo ba Emi n'abandi bose. Ariko nk'abantu muri aho muri Canada mubona muzike nyarwanda cyangwa se ibendera nyarwanda kuri muzika y'aho ngaho ku ba diaspora muri aho ngaho bihagaze bite kugeza ubu? Mubona bihagaze neza ukurikije wenda ambassador bahari baba Rwandan artists? Ndango wenda twahera kwa Frank Joe. Ubibona gute nk'umuntu uhamaze igihe urebye ibendera ry'umuziki nyarwanda aho ngaho muri Canada bihagaze rite? Nge mbona ari byiza cyane. Mbona none se I'll give you an example. Urabona nka Safi yaraje mu kwezi kumwe asohora video imwe, video mu mezi 3 yari yagize kuri million views. So umva ko first of all you need implications nziza cyane. Urabyumva? Urebye nka Dadika Sanova iza ndirimbo za mukobwa jana, hari n'ayandi yitwaga nugerayo
umva ko so ngiye kuntu mbibona ni ibintu byiza cyane kandi ubona ko natwe muri kabahanzi baba Canada bafite representation nziza cyane hari wa mukobwa Masamba asigaye ko akora utuntu twiza cyane hari abatipe bitwa ba Blameless so music yagenze izamuka hanyuma ifite intera nziza mujya mubasha guhura Frank Joe ugahura nk'aba artist wenda muri benshi mu gikorwa wenda runaka iyo mberuka kera cyane ariko kera mwunganiye Canada ntabwo ari igihugu ni umugabane mwana nimukumve ngo Canada ngo ni umugabane uvuga ngo kuva nk'ubu na Frank Joe ahantu tuba nyine ni iminota 15 urumva turatura ariko kuva Calgary ujyayo na Toronto ni amasaha ni nko kuva ngaho ujya South Africa kuva ngaho ujya za Ottawa ni amasaha agera muri 6 cyangwa ngahe urumva ni nko kuva ngaho ujya Dubai cyangwa ujya napane Bugande ujya nka Tunisia cyangwa ukajya nka mu Rwanda ujya mu Bubiligi bingana nko kuva ngaho ujya Montreal uri mu gihugu kimwe ni nko muri Amerika aho nabonye leta zaho ntabwo ari igihugu ntabwo apfa gufata ibintu bito bihuza nka ama states yahuze umve ko ari ibintu byahuye ibintu nyine ni umugabane nyine ntabwo avango ni igihugu ni umugabane w'isi igihugu ariko hari nk'igihe haba nka Rwanda Day ukajya kubona ukabona abahanzi bahuye bose wenda bagiye bimuka baza ko ari igihugu kugenda biba byoroshye nyine ni itike y'indege ukagenda ariko ntabwo bivuze ko urugendo ufata ruba rukomeye cyane birumvikana nanjye mberuka muri Rwanda Day kera muri 2013 yego nibwo mperuka Rwanda Day yabereye muri Toronto Israel yavuye Vancouver navuye hano ariko urumva ni budget ufite gushyira ku ruhande tice hafi y'igihumbi cy'amadolari cyangwa 900 urumva nko kujya gukora concert ukajya nkuko Safi bivuze ukajya gukora concert muri Algeria kuna amasaha 5 ndetse cyangwa 4 so ariko ni ibintu bikoreka rwose nka umwaka ushize hari igihe Kabarebe yari yaje muri Edmonton avugana n'urubyiruko ba Israel yaririmbye The Ben yaririmbye so ni ibintu bibaho ariko ntibikunze kubaho cyane hanyuma reka tugaruke kuri Safi umuziki w'u Rwanda amezi 8 arashize uri kuwukora ariko noneho uri kuwukorera hanze ariko hari barumuna bawe nabo bona bagenda bazamuka ariko hari n'ibindi ubona umuntu yavuga ko ishusho ya music mu mezi 8 umaze uyirebera hanze y'u Rwanda iyo uri kubikurikirana ubona bihagaze bite kugeza amagingo aya ntabwo ari uvuga byinshi kubera ko haje uno mwaka ni ikibazo 2020 ni ikibazo ariko ntabwo byatunguye ku bantu 2020 yiharagure muri njyabona comment uvuga ngo ku myaka hanyuma ngo ntimuzongere wa 2020 baba ntabwo baba babeshya bari abantu kuko 2020 ariko ntabwo nyibyantuye kubera ko ngiye nakuze no mu mwaka 2020 nakuze nkumva ngewe nta kuntu hatari kuba amakanzu umwaka rero habayemo ibintu bikomeye cyane twese twarayibonye nta muntu bitagizeho ingaruka hari ukuntu abantu wenda bumbaye bati buriya abantu umuntu uri Bugande cyangwa umuntu uri Kenya cyangwa umuntu uri South Africa cyangwa umuntu uri Amerika yenda basanga baye byaramugendekeye neza 2020 ni ahantu hose ni ahantu hose yashyize icyuho mu bantu apana n'ubuhanzi gusa business ibintu byose birafungwa ibintu byose byarapfuye ubuhanzi bwacu rero mu Rwanda ngiye uko mbibona uretse ari gusavayivinga urabona yo muri mu ntambara barasana ntabwo wavuga ngo ntabwo wariye urwana ko batakurasa nuko abantu bose barimo kubaho kora clip ariko utabonye ikiraka ukora ibintu ariko ukomeza ukaba umuhanzi ariko mu by'ukuri udafite aho ukura za mbaraga wabonaga mbere ibibazo bitaravuka icyo ndi kubona ahubwo industry yo mu Rwanda icyo ndi kuyibona ni uko ibibazo byatumye dukanguka urana ko abantu bari gukora vanga buri wese ufite ikibanza arakigurishije ufite ubushobozi ufite mushiki we ufite mukuru we ufite yikozemo urabona
yagurishije ikibanza ajya muri studio. Ibyo bivuze ngo rero ibyo akora bikunda. Ni nayo mpamvu buryo no mwaka uzarangira nyine hari abagiye ibumoso n'iburyo. Urabona ko buryo niba haje ikintu kikoba nk'iki ngiki abantu bakabasha kugicamo, ubwo ubutaha ntabwo umwaka utaha ntabwo uzasobanurira abantu ngo urabyumva, ntabwo uzasobanurira abantu ngo haracyari ngo ntabwo corona ngo vaccine yatugeraho, oya, kuko hari abantu babashije gusaba. Urabona ko industry mu Rwanda hari akantu abonye bavuga ngo ubu ngubu byibura umuntu asigaye ashyiramo, kera yo washyiraga indirimbo y'umunyarwanda, twakoraga indirimbo wakora indirimbo umuntu yayumva, umuntu yakumva indirimbo, ngiye nkunda indirimbo ya Frank Joe cyangwa indirimbo ya Safi akavuga ngo umuturage, kuko tumvise ya Nigeria, ariko ubu ngubu umuntu wese aba ari kumva indirimbo y'umunyarwanda. Kandi ibyo ngibyo byabaye muri kino gihe cya corona, nubwo ari igihe kirimo kuba kibibazo, ariko ubwo twasavayivinze twese tugasavayivinga, utereka nkomeze nkipinge bwa buhanzi bwanjye. Yego, icyerekana ushoboye udashoboye, nicyerekana uburyo umuziki nyarwanda bafite ingufu, ahubwo babura support y'abandi bantu. Hano barakora barasohora imiziki, ahubwo imiziki yasohotse yabaye myinshi cyane kurusha yasohokaga mbere, abantu bafite ubushobozi, bafite amakonsi, bivuze ngo abantu bicaye bitekerezaho, buri muntu wese kwitekerezaho akamenya icyo agomba gukora. Kandi nureba usanga uno mwaka harasohotse karite nziza kurusha iza mbere. Bivuze ngo rero bimeze neza kuri kote imwe, bimeze neza y'ubuhanzi, ariko kuri kote yo gushyira ku mufuka nta kintu gihari. Ntabwo n'abahanzi gusa, na guverinoma aho na bose bafite ikibazo cy'uko amafaranga ni ikibazo. N'uyafite uri gukora gake gake kugira ngo urebe ko 2020 byibura abantu bakongera bakarya bakamera neza. Uyu mwaka wowe abagiye bavuga ko bahuye n'ibibazo byinshi. Ikibazo wowe wahuye nacyo uyu mwaka ntugire ngo ni ikibazo, hari abantu berekanya uyu mwaka buri ibintu byose biba bifite impamvu. N'umwaka utaha hari ibindi bintu bizaza tutazi. Uravuga corona, hashobora kuza ibindi bintu bitari. Burya intwaro zibonera mu bibazo. Kandi urebye ubu ngubu, urebye muri Safi, urebye ahantu hose umuziki nyarwanda warabusinze muri gihe cya corona. Mbere ntabwo byari byavuga cyane, ariko ubwo abantu bose bicaye bagiye muri lockdown bakicara bakareba, nibwo abantu b'Abagande, Abatanzania, hano mu mahanga, hano views zariyongereye, abantu batangiye gukora umuziki nyarwanda, kubera ko abantu bari barasariye mu tubari, mu mabuwate, ariko abantu bagiye mu mago batangira kumva umuziki nyamuziki. Bivuze ngo dufite umuziki muzima, nuko ibintu bimeze. Yego, Frank Joe, wowe twihuse nawe, umuziki uri kubona uhagaze ute wo mu Rwanda? Ukunze kuwukurikirana cyane kuri social media, abantu bagukurikira barabibona. Ubona uhagaze uti wo mu Rwanda? Mukanya twavugaga wa Canada, w'abantu bari Canada, ariko mu Rwanda muri iyi minsi urabona. Mu Rwanda abana beza man. Production cyo nabonye yabaye nziza. Twatangiye dutwarana ba bizabu bakoresha utuntu twitwa Fruity Loops. Ariko ubu ngubu abana sound yarazamutse, bafite sound nziza, bamugani wa Safi, ba producer bamenye ko production. Bafite sound nziza, batipe nk'aba Element, batipe nk'aba Made Beats, batipe nk'aba Zizu, Al Pacino. Abana ntago bazi bose, ngenzi ba Clemanzi, ba Pastor P, ba JP, nibo bantu, ariko urebye abana b'iki kuntu bakubita ikintu bari kwita neza, cyo gituma music wacu utangiye kujya kuri international level. So ni ibintu bigenda neza, kandi ubona ko nta dufite ejo hazaza heza. So challenge rero Safi, ugeze aho ngaho wowe ku bwawe ushobora kuba warahuye nazo, kugira ngo umuntu uri mu Rwanda yumva uburyo gukora wenda muziki aho bitoroshye nk'uko yabibonye Frank Joe yatubwiye ko hageze ukayikora indirimbo kandi bikagenda neza, ariko yewe ukuntu ngewe ntabwo nkora umuziki, ntabwo numva ko ndi best muri Canada nk'uko numva kubivuga ko ngende nkora umuziki mu Rwanda, kuko naje mfite imishinga ngiye myinshi cyane, mfite amaconcert menshi cyane hano muri Canada, muri Amerika. Nagomba gukora tour irapfa kubera corona, nagomba kugaruka muri July mu Rwanda nkarangiza album yanjye, kuko ndi gukora album yanjye ya mbere nk'umuhanzi ku giti cye. Ibyo byose iyo mipango yarapfuye, njye nakubwiraga
ntabwo irandimo izo nasohoye ntabwo ari uko ntabwo arizo nari nateganyije ntabwo nakupeye nje kujya gukora concert ahangaha ebyiri nkajya muri Amerika nkakora izindi nahita ama audio ndahindura kubera ko nyine byane byahindutse nagomba kugaruka July nkategura album yanjye nashaka kuronshinga muri 2021 umwaka ukurikira album yanjye nkashyira hanze nkora igitaramo byose byarapfuye challenge ntabwo ndi focus cyane kuri corona kuko hari ibyiza yazanye hari n'ibibi yazanye ariko ntakubeshye nyine ntabwo yaduteguje ubundi challenge yabaye yavuga batari ikibazo kigiye kuza twari kwitegura buri munsi ari kwitegura ariko byabaye gutya denku biraza bikubita ahantu gutya urufite imipango wari amafaranga avance y'umuntu ati noneho ubwo se biragenda bite urumva hajemo ibibazo producer ubwo twari codingaga biratandukana ubu online no kohereza amajwi online biragoye kandi njye nemenye kujya muri studio nkaririmba indimo nkayirangiza umunsi umwe ubu ngubu nohereza tenoro nkohereza alto ejo bakanyohereza beat urumva izo ni challenge zagiye ziba ikindi kandi burya no gukora umuziki udakora ibitaramo of course nyine social media zisigaye zitwinjiriza ariko ntabwo bihagije nubwo gukora ibitaramo ariko nyine urukingo rwabonetse ibintu bigiye kongera bisubire mu buryo kabisa izo nizo challenge zagiye ziza ariko hari ibyiza byazanye ariko ibibi nyine nuko ntabwo twategujwe nta nteguza yabaye dusoza rero Frank Joe wowe kugira ngo tunakurekure ubone uko uryama ko mu kanya ufite n'akazi tunagushimira ko waduhaye umwanya wawe mutoya hari message radio ya diaspora ariko hari aba diaspora bagukurikiye bazakurikira kino kiganiro hari message waha abantu bakurikiye ikiganiro tugiranye n'uwe musanzu wabo kuri music nyarwanda muri rusange dusoza no ibintu biri very simple mukunde muduteze imbere mukunde ibintu byacu natwe tuzagira izo mbaraga zo kuba twabaha ibintu biri on an international standard ago tubibasaba ko dushaka ngo mudukunde tubaha ibintu bibi no just love us just be proud of who we are ntabwo turi kubikundishaho ntabwo turi kubikundisha twebwe tuzi ko dufite ubushobozi bushobora gukubita indirimbo ndi kuguha just an example kuba Safi asohora indirimbo within a month ikaba ifite million views that's a good impression media yakubita indirimbo imwe within a month ikaba ifite 2 million views that's a good impression so urabona ko twatangiye badupinga njye natangiye baduha ukajya no muri concert bakaguha 5,000 bavuye Nyamirambo uriwe ugenda ariko umusore badayemo 30,000 baratwamura baduha 15,000 ande baratwa n'ubu ngo ndacyishyuza 15,000 barazinye urumva so ibintu bagenda bizamuka kandi ne dufite ejo hazaza heza ntibaka z'ikinyarwanda mana yanjye ubira se n'ibiki baba baririmba ngawe jya ubiririmbe on a serious note though turashoboye kandi no kubizeza ibintu byiza cyane yego Frank Joe urakoze cyane ubwo reka wowe tugusezeyeho ubwo mu kanya turagaruka komeza na Safi kajye kurya ibitotsi mwana reka mwantunguye sasa peace out man Safi ngo turi kumwe rero yego tugarutse rero Safi Frank Joe we turamurekuye ariko wari umubwira ko ari agahe gato ariko ugomba n'ubundi kugaruka muziki ya n'undi uri kuyikora mu Rwanda ariko hari abahanzi nawe uzi bo bagiye hanze hari ababishobora ukabona ko umuziki bakigerageza ari nawe ubona bicumbagira mu mboni yawe babandi bicumbagira biterwa n'iki ko hari abajya hanze bakatwereka ko bishoboka gukomeza gukora muziki nyarwanda kandi uri hanze ikintu cya mbere mbona umuziki urawukunda no kuwukunda hari igihe ukunda ntugukunda hari igihe umuziki ukunda we ntuwukunde nibwo uzabona umuntu afite impano ndende urabona uzabona umuntu afite impano ndende uvuga uti n'umuntu afite impano ariko ukabona ntanjye azamuka cyane burya umuziki w'umukunda batawukunda uzabona udafite impano
ariko ukunda cyane ushoramo ajya gute buriya abakunda umuziki yenda utamukunda hari ukunda nawe ukamukunda nibwo ubona ibintu biri kugenda neza ibyo rero ntabwo wavamo ni hano kujya hanze kuko hari n'umuntu mu Rwanda kuko umuntu se ko yaririmbaga neza cyangwa ko nabonaga biryoshye ko ntakimubona cyangwa ko ni ukuvuga ngo ni nk'uko n'ubundi yaramutse avuye mu Rwanda akaza muri Canada cyangwa akajya muri Amerika cyangwa akajya mu Bufaransa cyangwa aho yajya hose niko byagenda ntabwo ikibazo ari uko umuntu aza hano muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa ahandi hose umuziki wamunanira burya nagumye no mu Rwanda akahaguma burya n'ubundi wabona utari kumwumva yego ni ikibazo cyo kudakunda gukora nta zindi challenge zaba ku buryo umuntu yareka gukora ikintu passion yareka gukurikira passion yakayikurikira cyangwa akayikunda yego ntayo biriya by'aba diaspora se noneho babafana ariko bari muri diaspora ubona impact bafite kuri muzika nyarwanda abafana ba diaspora ngenda nabashimira cyane kuko bakoze ikintu gikomeye cyane burya bari mu bantu ba boostinze views indirimbo zacu zitangira kurebwa cyane ubundi kera ntabwo abanyarwanda baba hanze diaspora ntabwo barebaga indirimbo z'abahanzi buri muntu wese yageraga hanze akumva ko agomba kureba indirimbo ya Chris Brown akumva ko agomba kureba indirimbo ya Corneille cyangwa bari muri France cyangwa ariko ubu ngubu umuntu yari hanze akajya kuri YouTube arabanza akareba indirimbo y'umunyarwanda uko hanga babasha kubona internet byoroshye ntabwo turi bubitindaho bayoroshye kwibona ujyaho ahanga umwanya buri limite hari umwanya wo kuryama wo kubyuka hari umwanya wo kujya kuri YouTube kayijyaho urumva nibo bagiye batuma ibyo bintu hari support burya diaspora yashyize muri kariyeri yacu cyangwa navanga mu muziki nyarwanda kuko nibo batumye byibura umuhanzi nyarwanda aboneka ubundi kera ntabwo indirimbo zacu nyine byarangiriraga aho ngaho i Kanombe ntabwo ari i Kanombe ariko burya abanyarwanda baje hanze baricaye ariko bavuga bati tuzaba dukunda ibintu by'abantu kuko nkeka ko abanyarwanda baba hanze nibo babanje gukunda iby'abanyarwanda cyane kurusha iby'abanyarwanda baba aho ngaho mu gihugu yego bituma n'abanyarwanda baba mu gihugu bakunda imiziki yabo kuko babonaga niba umuntu agera hanze ntakunda umuziki wa Chris Brown kandi iyo bahuye bivuze ngo agomba gukunda ibyabo bavuga ngo nibo bazanye icyo kintu kandi icyo tugomba kubashimira abantu badesipora bagomba kubashimira tukabashimira badufashije cyane kuko indirimbo barayireba imwe ikavamo indi ya kabiri ushaka kuri mu Rwanda kandi indirimbo 3 ukagote ariko data zirashize aha nta data ni wifi indirimbo barayireba akareba indi ubu ni umusanzu abahaye umuhanzi urumva rero ikintu bakoze diaspora ni ikintu gikomeye cyane yego hanyuma rero Safi ngira ngo mbere yuko tujya mu mwanya w'abafana bawe hari abafana bawe badusabye bakeya bagukumbuye bari hano mu Rwanda ariko hari n'abo hanze ariko mbere ko tujya mu mwanya wabo watubwiye ko imishinga myinshi yapfuye wari ufite harimo ibitaramo harimo ntabwo yapfuye yabaye postponed yabaye ihagaze cyangwa se yarimuwe yimuriwe amatariki yarimuwe kuko ntabwo imishinga ivaho yego hanyuma rero ubwo nagira ngo umbwire imishinga noneho uteganya nubwo ntawe uzi nk'uko wabivuze umwaka utaha uko bihagaze ariko nyuma ya sound twitegura iki bihagaze bite donc abafana ba Safi bitegura iki nashaka gusohora indirimbo zuzuye album yose nkayisorera iri indirimbo maze gukira muri 15 akora n'izindi 15 kugeza nka 20 hagati aho ngaho harimo izo ntasohoye zizumva n'abantu nyine baguze album cyangwa baje mu gitaramo urumva kubera nyine ibibazo byabaye nyine mbisubitse nongera gusura kuri ya level yo kongera gusohora amasingo indirimbo isanzwe ubu nibyo ndi tegura indirimbo ngenda tegura hari indirimbo mfite ya Saint Valentin ubwo Saint Valentin yegereje abantu bari iminsi baba bari kwibara neza kwa kabiri indirimbo bitewe n'ibihe ndi kubona indirimbo ubukonje bwaje ushyiramo indirimbo y'ubushyuhe ndi kubona ubushyuhe bwaje ushyiramo indirimbo y'ubukonje iyo twibuka abacu tukabaha icyubahiro bakwiriye iyo ibintu habaye ibintu byo gufata byaryoshye biraryoshye iyo hahiye harashya je no kumura indirimbo bitewe nuko ndi kubona ibihe ahangaha nyine
nigeze kumva bimbaza ngo umucyo nize ari cyo wiga burya season ikonje n'ishyushye ikutwika niyo gukonja season ukamenya season abantu bakeneye iki kuko hari igihe abantu bakeneye indirimbo itujije ikomeye imishinga rero mfite nyine album ko nabaye isobitse nyegeje imbere ubu ngubu ndi gukorera single rero nakarimo k'urukundo kugira ngo abakundanye ejo bundi batazicwa n'irungu. Yego, hanyuma rero ubwo hano hari abafana bawe batandukanye baba baragiye batwandikira bakatubwira batari ko mwazatuzaniye Safi uyu munsi nawe watwemereye tubikora ari mu gicuku ngira ngo ari umufana wawe bose ntiwamenya amazina yabo ariko yigeze no kuba muri fan club yawe yitwa Anti sinzi niba umwibuka. Anti damuza numva muzi. Anti uratwumva neza? Ndakumva. Anti kuwabuze. Turi kuri One Nation Radio turi kumwe na Safi. Wari watubwiye ko ushaka kumuvugisha arakumva neza. Uwo ni Safi uri kuvuga ngo narabuze. Anti warabuze. Safi. Ndashima Imana bite se wowe? Nanjye ndakomeze neza ndashima Imana. None se byagenze gute? Wiki? Kunoze ko twaburanye byagenze bite? Narakubuze warancitse nyine wese ko wancitse nagukura he? Ntago cika gute se kandi twaravuganaga byagenze bite? Nabuze connection nyine ubwo ngubwo nuko byatugendekeye. Mbyemeza neza ndashima Imana ubizi se nk'ibisanzwe ntabwo twega tumera nabi twebwe urabizi ariko wataye abana Anti wataye abana Anti yataye abana je abana ndacyabarize Pazo uramwibuka Pazo ndamwibuka wi Pazo niwe wasize ari imfura arakomeza nyine arera abana ariko nanjye ndahari buriya ubwo nongeye kugufatisha ntari tugiye kongera dukore yongera uboneke ufasha abana bamere neza. Anti dusoza rero twebwe turi radio ya diaspora duhuza abantu Safi ntabwo ari naho ariko wowe uri mu Rwanda mu gihe cy'amasegonda 30 dusoza message wamuha ni iyi urumva ko mwari mwaraburanye ariko hari icyo wamubwira? Nshimishijwe nuko nongeye kuvugana na Safi tumaze iminsi myinshi tutavugana nta makuru ye nari mfite ariko Imana ishimwe ko ari muzima. Ikindi kandi nuko namwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 kandi nkamwifuriza gukomeza akirinda covid kuko turashaka kuzongera kumubona ari muzima. Anamusaba kuba nararwaye ndayikira bagusaba ko washyiramo n'ingufu mu muziki ukongera ugasohora izindi ndirimbo nshyashya ugashimisha abafana nanjye ngiye kongera kubahuriza hamwe kugira ngo ibintu byongere bigende neza. Urakoze cyane uyu muntu yakoze akazi gakomeye Stizo. Stizo yakoze ibikomeye n'uwo gushimira. Ndavuga Anti ndi kuvuga wowe ndi kugushimira. Merci Safi. Yafasha abafana banjye abahuza bose abashyira hamwe nabwo ati mwicare mushyikira umusaza. Tukaba tujya ahantu akabagurira fanta bakanywa na ka brochette bakarya ati mwicare mushyikira umusaza. Yakoze akazi gakomeye cyane. Yego. Ubwo rero turabahuje ubwo urumva ko biraza gutuma noneho nishimye ko ari Antuje. Yego. Anti sawa rero ubwo naho ubutaha. Sawa murakoze cyane. Hari undi mufana wawe Safi we yitwa Eric Wizi uramuzi? Wizi nayo ndamuzi cyeka atari Wizi nzi ntawamenya ariko nawe ari mu bafana bawe nawe yadusabye ko umunsi tuzakubona twazabahuza akakuvugisha ngo haciye n'igihe kinini cyane mutavugana. Eric meze bite?
yego uri kuri radiyo ya diaspora ku murongo turi kumwe na Safi nawe wari watubwiye ko yifuza kumuvugisha arakumva. nta kibazo rwose. Madiba muraho? wizi sawa murakomeye. Yego ndashima Imana. Bite se wowe urakomeye? turakomeye kabisa mu Rwanda, tumeze neza, nizere ko namwe mumeze. Turashima tumeze. Twarashimiye ku ndirimbo mwaduhaye, dutegereje indi. Nibyo ndimo urabizi, nibyo mba ndimo. Ntabwo nari nshaka kwicisha abantu irungu. The Heroes kabisa dutegereje ibintu bishyashya, natwe tugufite ku mutima. Ariko wari umaze iminsi warabuze nawe ngize Imana Stizo radio yacu irabanzaniye nawe warabuze kubite kutagikora. Azi kubona. Niyo mpamvu nagiye kwiga ibintu bya production nanjye ngo ndebe ko nagira. Ni byiza cyane. Maze iminsi ari byo ndimo. Dusoza rero mu masegonda make twari tuguhaye, hari message waha Safi hanyuma tugasoza. Message namuha kabisa, courage, ari kuduha umuziki kabisa utandukanye n'ibya mbere. Urabona ko rwose kabisa imyandikire yiwe isigaye iri hejuru, zaba video. Natwe abakunzi biwe bari hano mu Rwanda tumufite ku mutima. Ese turamushyigikiye kurenza ibintu byose bibaho, kandi courage. Murakoze cyane. Iryoshye kurenza sound. Natwe twiteguye kumurwanira ishyaka aho bishoboka hose. Ndashyiramo akarungo. Ashyiremo akarungo cyane, nk'abafana biwe rwose tumuri inyuma bikomeye cyane. Murakoze cyane. Sawa agira ibihe byiza kandi namwe mugire ibihe byiza. Sawa nawe urakoze cyane. Safi, ngira ngo rero uwo mufana wawe dusorejeho mbere yuko tugana no ku musozo, n'undi mufana wawe witwa Jonathan, nawe yaratubwiye ati nimumbonera Safi muzamfashe mumuhamagarire, ariko nabona nimero y'inaniye, ubwo we tuzamugerageza ubutaha, ariko nawe yari yadusabye ko nta kibazo azakuvugisha, ariko ubwo nta kundi. Hanyuma rero twagiranye ikiganiro cyiza, ariko ntabwo twakurekura ngo ugende utaduhaye akapela ku ndirimbo yawe nshyashya. Ni indirimbo yakunzwe, ngewe by'umwihariko nkunze guca ahantu henshi iyo ndi gutembera inaha i Kigali. Ni indirimbo ikunzwe kuko usanga iri gucurangwa, sound yabaye sound. Mfashe kwinota tumenya guhera nkunda sound yawe, nkunda touch yanjye, cyo nkukundira niwinagira agunindira uriyoroshya urankorera urabarusha wow, merci beaucoup kabisa. Ndabona rwose na piano umaze kumetiriza cyane, nizera ko nyize kuva kera ahubwo ntabwo najya nyicuranga. Ndindire kukubona ngewe by'umwihariko uri kuyicuranga, uri ku ibitaramo byongeye gusubukurwa ari live. Ariko ibintu ukora ni byiza cyane. Guhuza abantu byiza cyane, nawe ntabwo wadushimira tutagushimiye nawe. Yego, niko kazi kacu nka radio ya diaspora. Ubwo reka tugushimire cyane ko watwemereye kuganira nawe, kandi turanizera ko n'ubutaha nitwongera kugukenera umwanya uhari tuzongera tukaganira kuri radio ya diaspora. Ariko nitwakurekura nta butumwa wenda uhaye abantu bakurikiye kino kiganiro mu gusoza. Nta butumwa ndi butanga, nzabutanga mu ndirimbo. Ikintu abakomeza basupporting umuziki nyarwanda
biri kugenda neza ngende kubikunda nkuko nabisobanuye biri kugenda neza umuhanzi nyarwanda reka nibangamira ry'abantu nyarwanda dutangiye kwiyumva nk'umuhanzi nyarwanda wo kurusha kuba umuhanzi ushaka kuba international cyane no hari ukuntu umuntu twagiye tugira ibibazo byinshi byo gushaka kuba international cyane kumva ushaka gukora umuziki kugira ngo ujye ku rwego ruhanitse ariko iyo ukora indirimbo ukabona abanyarwanda barayishimiye barayiririmba bishimisha kubona umunyamahanga yiririmba kuko n'ubundi ntabwo akenshi dukora indirimbo ngo dushimishe abanyamahanga dushimishe bene wacu n'icyo ngicyo yego Safi urakoze ubwo ibihe byiza aho ngaho burakeye ubwo gitondo cyiza ukomeze kandi ugire amahoro y'Imana urakoze cyane